icyo ariko sindi uje muri wo mujye kuko niturimo tubeginga hari igihe abantu bashaka kugira ngo Rayon Sport imiringinga ngo iki ni match ngo igitabare oya ni ibintu byakozwe mu buryo bukurikije amategeko twitegura hari na investment twakoze hari ibintu bimwe tugomba gukoresha nako ne gukoresha bitagiye nkawe hari ibintu bimwe tugomba gukoresha kuri match ya Perinari ku itariki 19 twamaze kwishyura birahari rwose hari abakozi bamwe bamaze kwishyura kuko cyane ko nahantu match yagomba kubera iriya stade abantu booking akiri cyane yagoye pe hari barabakozi babamo hari company yo kugaburira abantu yamaze gufata isoko kandi mu mwaye avance iyo yaratwishyuye hubwo iyo yaduhaye avance kuko ibanza gutanga amafaranga none subwo amafaranga turayasubiza urumva harimo akavuyo katari ngombwa mu buryo bw'amafaranga hari igihombo kirimo ariko bye gufatwa nkaho turimo tubinginga ngo badutabare baduhiyo match oya hubahirizwe karandire nkuko yapanzwe hari niki cyabaye nta kindi he kuba ko umuntu azajya byuka ngo avuge ngo ngiye ndumva iyi match ntayishaka twabyihoreye oya hakurikizwa amategeko inzego zifite mu nshingano gutegura karandiriye abarizo zikora iyo karandiriye kuko sinumva ko ari na ngombwa kubaza amakipe urumva se wabyemera tuzakine itariki ni none se niba champion niba karandiriye ihari yakubahirijwe ubundi z'umunyamuryango agishwe inama ushobora gukora assemblée niba ari assemblée générale ya Ferwafa abanyamuryango barayitabira batanga ibitekerezo Excom izagenda ifata imyanzuro ariko hagati muri competition utegura nka Ferwafa ugisha inama umunyamuryango ndakubwira ikindi kintu none niba wenda ngo rero ngo yabyanze cyangwa apere ngo yabyanze cyangwa police ndakubwira ikindi kintu noneho na mbere yuko ziriya mpinduka amatariki y'ibirarane asohoka league ibanza kubyoherereza amakipe wowe ufite complaint ituma wumva ibyo bintu bitaba wakaba yitureyajisa ako kanya twabonye email tubwira ko tuzakira na APR ku itariki 19 twayibonye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 hashize igihe kingana iki ukusu ukwezi kuzuye turi kuresha hashize ukwezi kuzuye why today kubera iki biri guhinduka uyu munsi aho rero niho ngaruka nkavuga ni birabibyuya ibyo bintu murimo muvuga biba ari ukubeshya iyo baruwa ntituyibone kuko byatuma tubona ko hari ikipe imwe yipangira uburyo izagikina ngaye ngo kumva rero ibyo Ngabo Robben akomeje gutangaza ntaga ibyo gusa rero n'incamake yabyo ahubwo ndaje nyibashyiremo mu buryo burambuye mubanze mwumve ibyo Ngabo Robben yatangaje reka tuba dufata akaruhuko gatoya uburi tugaruke twumva ibyo Ngabo Robben yatangaje n'umwanzuro bafashe wo kurega ikipe ya APR ndetse na Ferwafa muri rusange na Rwanda Premier League n'umwanzuro bafashe wo kuyirega byose mubanze mu bimenya ariko waba ufite ikibazo hano umugabo ukomeje gufasha abantu benshi nawe yagufasha reka mbanze nkwereke ibyo akomeje gukora n'ubuhanga bw'ibintu akomeje gukora ibintu bitangaje mu by'ukuri ni bitangaza nawe rero ashaka yagufasha mu by'ukuri umugane agufashe ukomeze uze nawe utanga ubuhamya uko abandi bakomeje kugenda batanga ubuhamya hano mu by'ukuri mu baganga bakomeje kwandika amateka toroshye cyane amateka akomeye cyane nawe rero yagufasha ubundi banza ukurikire ubwo buhamya ndetse n'ibyo bintu byose akomeje gukora ubundi nyuma yaho turagaruka twumva Ngabo Robben umwanzuro bamaze gufata muri Rayon Sport ese kuko biraza kuza kugenda gute ngaho mukurikire mwumve neza yes ubu ufite ikibazo rwose cyari cyo cyose dore muganga ugufasha buri kintu cyose kikagenda neza hari umuntu wakuriye amafaranga hari umuntu ufite uburwayi bugiye butandukanye mu by'ukuri dore muganga uri mu kugenda afasha abantu rwose mu buryo bugiye butandukanye ndakubwiye dore uyu mukobwa muri kubona yuko ari karagura mu mazi wari wariye amafaranga umuhungu rwose ajya gucyaragaruza rero umuhungu mu diaspora ibera hanze agira gutya rwose akajya amuha amafaranga birangira yari ariko ajya gucyaragaruza rwose nta bintu byinshi cyane uyu muganga ari gukora cyane byabona kuno nawe aho waba uri hose arakubwira ati fati basengu gushikira umuntu wese abara kuroza cyase kiri hose akajya akabikwereka uyu nawe murabona aha ngaho wahindutse inka nawe ni umukobwa rwose ati ni umukobwa nawe bari wagiye guca inyuma umugabo we akajya kwisambanira n'abandi bagabo n'izindi nsoresore zo mu kabari rwose arangije ati kintu ahita amutereza kuba inka akiri aho ngaho bamusanga aho rwose yabaye inka rwose mw'abantu mwe ndabwo uyu muganga ari gukora ibintu by'ibitangaza gukora ibintu bigiye bitangaje biteye ubwoba ndakubwiye ndakurahiye rwose ndakubwiye ndurana kuremo baragwana avuga ati nyaboneka ati kuki usigaho ujya kunshuma n'izindi nshoreke aragufata niba ari nk'umuntu ashaka no kumuhindura inzoka ashaka no kumuhindura iki ashaka no kumuhindura iki
ndakubwiye ngo uyu muganga we ateye ubwoba, uyu muganga we ateye ubwoba, afite imbaraga zidasanzwe. Ushobora kuba ufite ubona ubucuruzi bwawe butari kugenda neza, aragufasha ukabona abakiriya benshi cyane kabisa. Waba ukeneye kuba wenda wazamura ubucuruzi bwawe, cyangwa se waba ukeneye kuzamurirwa imishahara mu kazi, byose abigufashamo, akazi kakagenda neza. Ushobora no kuba nta n'amafaranga ufite, akaguha amafaranga rwose, akaguhesha amafaranga rwose, nta mikino rwose afite uyu muganga we. Ndabwiye ngo uyu we nakasa mutwe uyu muganga, ndabwiye ngo we rwose ateye ubwoba. Ndakubwiye ngo muvugishe rero kwizo nimero bananga kuri screen, ajya yigeze kuba yagufasha, yaba ari umuntu wakuriye amafaranga, ari umuntu wakwambuye, yaba wenda hari umuntu waguteza imitwe kurya amafaranga mu buryo bugiye butandukanye, waba ukeneye kugaruza amafaranga bose ajya bucya akabigaruza nta kintu nta. Reba uyu mumama rwose w'umukristo w'umwadeperi rwose ukomeye cyane, ngira ngo muramuzi, ni umupastorine muramuzi, dore rwose ari kwishakira amafaranga. Mubwira ati fata ibase, mara gufata ibase, ati ugire gutyo irambike minote n'igicero, gira gutya ubundi amafaranga rwose urabona amafaranga. Ati waguze inzoga, ati yabakuru ati ndabigufashamo neza cyane. Urabona ko kabisa rwose arimo kintu amwifashiriza neza cyane rwose, amafaranga rwose akaza hano. Uyu mugore we ko we yavuze ati ngenda tumiza n'itangazamakuru bibe bihari. Nawe rero ushaka kuvuga ati reka ntumize abandi, reba amafaranga, dore amafaranga, niyo waba uri hanze, waba uri hose, aragufasha rwose, akakubita amafaranga rwose. Dore ngo umupasiteri muramuzi cyane, nyuma yuko ari insengero bazifunze, aravuga ati bunabaho gute, reka shake rwose uyu muganga ageze kuba yamfasha rwose, mbashe kubona ubutunzi, mbashe gutunga ntunganirwe. Dore nawe yumiwe, aravuga ati numiwe, ibi ni ibiki? Mugane rero icyo twabitekerezaho byageze, ntabwo turabitekereza. Urumva nanjye mbyumviye muri izi studio murimo mukotinga igihe mu cyubahiro mbagomba, simbafata nk'abanyabinyoma. Ubwo nizeye ko turi bubona amakuru, tukabona natwe ari ku mwanya wo kuganira, kuko niba Peri yabonye umwanya wo gusaba, ubwo natwe twahabwa umwanya wo gusaba. mwe mwahita musaba ko match yo ku 19 bakarazana b'igitekerezo cyabo. Gusa ibyo uvuga biri logique nyine, ni match y'abantu babiri, ntabwo ari match y'umuntu. Hagomba nyine kubahirizwa, cyangwa se ntabwo hakagombye gufatwa decision igende ku muntu umwe n'urugero. Niko bigomba kugenda. Gusa jewe ikintu ndimo ngarukaho nuko abayobozi b'umupira batekereza ibintu mu nyungu z'umupira. N'ukuri kw'Imana, bye kuba mu nyungu z'ikipe imwe, bye kuba mu nyungu z'umutoza w'ikipe y'igihugu, bitekerezwe mu nyungu z'umupira muri rusange. Ejo bundi Ombolenga Fitina afite Hitimana, wari uri mu itangazamakuru. Ombolenga Fitina yageze mu ikipe y'igihugu mu uhe mwaka? Imyaka 10 ntirenga, za 2014 na gatanu gutyo na gatatu kuga Constantine yambara icyatsi, nako yambara nimero 8 muri Kiyovu. We na Muhire Keve bahamagawe mu mukino wa gicuti ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Maroc mu kwezi kwa 10 2014. Bombi bujuje imyaka 10 mu ikipe y'igihugu, sibyo? Ubwo impamvu nanabizirikanye nuko mperutse kureba iyo liste, umukinyi wacu kuba yari yujuje imyaka 10 mu ikipe y'igihugu bara achievement. Abo niwe bakinyi barambye kurusha abandi. Ombolenga Fitina afite experience muri ku rwego rwa club no ku rwego rw'ikipe y'igihugu, sibyo? Baramubajije ngo wowe bivuga iki biturimo tuganira, arasubiza ngo abakinyi babereyeho gukina imikino. Ubwo ni nkuko yakababwiye ngo uno mwacteur abakinyi babereyeho gukina imikino, nibabereyeho guhora mu mahoteli, bari mu makampu twirira twikorera imyitozo gusa. Ako ntiyakarengejeho n'injye ugashyizeho. Ariko abakinyi babereyeho gukina imikino, kuki tudakina imikino? Umuti rero niwo naringezeho, nibayemere bakurikiza amategeko ya FIFA. Amategeko ya FIFA avuga iminsi 5 mbere ya match officiel. Iminsi 5. iyi weekend twakabaye dukinisha. Iyi weekend twakabaye dukina. Kuwa mbere bakinyi bakajya muri camp, bakavoyaja kuwa gatatu, bagakina match muri weekend. Iminsi 5. None buriya FIFA yabikoreye, yabigiriye hatari. Nta nubwo ivuga icyumweru. Ivuga iminsi 5 kubera iki? Ushobora kuba ufite match ya equipe nationale kwa gatanu nijoro, umukinnyi afite match ya club ku cyumweru nijoro, ubu uzamubona kuwa mbere. Ni iminsi 5 nyine. Nta n'ikintu wabihindura uko ni icyo nikitubahirizwa. Championnat y'u Rwanda uzumva journée ya 7 izakinwa mu kwa gatatu. Birangira inaniwe kurangira. Ese ubwo nibigenda gutyo igikombe cy'amahoro cyo kizaba? Iyo mibare ukubise ko inteye ikikango, uzi ko bishoboka. Biramutse bigenze gutyo tuvu Amavubi arakomeye cyane, utagira ngo byakoro. Amavubi yacanye. Sudani idafite champion. Ubwo tuba dusabwa guhangana na Sudani na Ethiopia n'u Burundi, reka utambwira ibya South Sudan na za Eritrea na za Djibouti. Baza Burundi turazitsinda. U Burundi nabwo twabutera, nanabutera ahubwo nabi cyane. Barebye nabi banakira hano match yabo nabo. Tuzo tukazikinira kumaho. Urumva? Niba mfite ubushobozi bwo kujya muri CHAN, bivuga ko dushobora kuzagaruka muri champion mu kwa gatatu. None ikindi akagingo kanyuma nisoreza. Ese ubwo igikombe cy'amahoro cyo kizaba?
niba tuzasabwa gukina journée 20 naza shampiyona mu mezi ane ubwo hazaboneka umwanya w'igikombe cy'amahoro. Police FC yitegure kuzongera gusohoka ahubwo. Ako siko twikurura ibibazo kuko nge ndi kwibaza Rwanda Premier League aribyo yari ije gukemura muri rusange, ariko ibi bintu twarabisakuje ko shampiyona yacu tubahwa kandi umutoza wese araje ngo ibyumweru bitatu abantu bari muri hoteli baritoza. bivuze abatoza mu shampiyona ntabwo bemera ngabo habe na gato ngo hari ibintu bari gufasha abakinnyi ngo batubone mu club yabo, kandi ugasanga finally ajyanye abakinnyi batatu bakina muri shampiyona y'u Rwanda abandi bose bakina hanze y'u Rwanda.